Izina Shadibu ni izina rizwi cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga haba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye kubera ahanini imiterere ye n'amafoto arangaza benshi y'uyu mugore w'abana babiri. Reka tuganire kuri Shadibu ufatwa nk'umwamikazi wa social media akaba na Slay Queen wa mbere uvugisha benshi hano mu Rwanda. Mu minsi ishizeho uyu mugore utajya uripfana iyo bigeze mu kwitaka akaba yarishongoye ku bakobwa n'abagore bagenzi be bose muri Afrika ababwira ko nta numwe wamuhiga mu buranga kuri uyu mugabane. Ubundi Shadibu ni muntu ki? Ubusanzwe mu buzima busanzwe amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Mbabazi Shadia, umugore w'abana babiri b'abakobwa yabyaranye n'umuhanga mu gutunganya amashusho Meddy Saleh. Bahoze babana bakaza gutandukana muri 2016. Azi imbere mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ko afite abarenga miliyoni bamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Akunze gutigisa murandasi akiharira amapaji yo hejuru y'abanditsi b'inkuru z'imyidagaduro mu Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga akaba igitaramo ndetse hari n'igihe usanga no mu biganiro hagati y'abantu batandukanye ari we bari kwivugira gusa. Abenshi bahora barangamiye ikimero cye kivugisha abatari bake. Uyu mugore yagiye yigwizaho benshi bamukurikira kubera amafoto n'amashusho atigisa ikibuno bigakurura benshi. Biragoranye ko hari icyamamare cyiza mu Rwanda ngo kigende batagiranye ibihe byiza cyane ko abenshi baba basanzwe bavugana kuri Instagram ndetse banamukurikira kuri urwo rubuga. Ubusanzwe Shadibu avuga ko yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali tariki 20 Mata 1992. Avuka mu muryango w'abana bane barimo abahungu babiri n'abakobwa babiri, akaba imfura muri uwo muryango. Yatangiye kujya mu ndirimbo z'abahazi mu myaka ishize. King James yamukoresheje mu ndirimbo yise Buhoro Buhoro. Muzavuba mwamubonye mu ndirimbo Akinyuma ya Bruce Melody. Nyuma yatangiye kwamamara biturutse ku mashusho n'amafoto yasakazaga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram. Muri Kanama 2017 yatumiwe ku yahoze ari Royal TV avuga ibyerekeye ubuzima bwe. Umunyamakuru yamubajije akunda kujya mu buryo bwo kuruhura ubwonko atazuyaje, avuga ko akunda kujya ku mucanga hafi y'amazi. Yabajijwe niba yaba azi koga asubiza agira ati nkunda kubona abantu boga, sinzi no kumva iriya odeur ya ocean, impumuro y'inyanja biranshimisha cyane. Undi ahita amubaza niba hari inyanja yari yageraho, nawe ati no. Yavuye mu kiganiro asanga inkuru yamutanze ku muryango maze atangira kuba intero binyuze mu mashusho yasakazwaga benshi bayajyanisha n'ibyo yavuze, ariko abahanga bakabikora mu buryo bwo gusetsa. Icyo gihe Shadibu yongeye kuba ingingo nyamukuru ku mbuga nkoranyambaga binyuze kuri hashtag yahise yaduka yitwa odeur ya ocean n'andi magambo atandukanye yamukomozagaho mu buryo bwo kumunyega. Uyu mugore udatana n'udushya muri 2018 yongeye kugarukwaho cyane ku mbuga zitandukanye ubwo yajyaga muri Tanzania yatumiwe n'umuhanzi Diamond Platnumz mu irushanwa yari yitiriye indirimbo ya Wasafi yitwa Jibebe, agasobanya mu rurimi rw'icyongereza. Mu kiganiro n'abanyamakuru yabajijwe icyo abona abaturage bo muri Tanzania batandukaniyeho n'abo mu Rwanda. Ati abaturage b'inana amajyambere. Mu rurimi rw'icyongereza yagize ati Here Tanzania people are so development more than our country. Nabwo yakuruye impaka ku mbuga nkoranyambaga, icyongereza cye kigarukwaho mu kwiregura akavuga ko we asanzwe amenyereye kwivugira igifaransa. Shadibu yifuzwa na benshi barimo ibyamamare bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo. Afitanye umubano wihariye na Diamond, bivugwa ko batangiye kubaka ubwo uyu muhanzi yataramiraga i Kigali bwa mbere ku ya mbere Mutarama 2015 mu birori bya East African Party. Yari yahageze mu minsi ya nyuma y'umwaka wa 2014 ahakorera igitaramo cyatumye akurirwa ingofero mu Rwanda. Nyuma y'igitaramo uyu muhanzi wari wazanye na Zari bari bahararanye muri iyo minsi. Hakwirakwiye amafoto amugaragaza ari kumwe na Shadibu agana nko mu Rwambariro. Andi makuru avuga ko no mu gihe Diamond yari mu Rwanda muri Nyakanga 2017 Shadibu bongeye guhurira i Nyamata mu gitaramo, nubwo ngo icyo gihe batabonanye kubera umwanya muto yari afite.
2017 kandi ubwo Diamond yizizaga ibirori by'isabukuru y'amavuko, Shaddy Boo ari mu bahawe ubutumire na Diamond yerekeza muri Tanzania kwitabira ibirori by'isabukuru ye. Muri Werurwe 2018 ubwo umuhanzi w'umunya-Nigeria David Adedeji Adeleke wamamaye nka Davido yazaga mu Rwanda, habanje kujya hanze amafoto bari kumwe mu cyumba. Nyuma Davido yaratunguranye yinjira mu bihumbi by'abakurikira Shaddy Boo kuri Instagram. By'akarusho yahise atangira kujagajaga amafoto uyu mugore yari amaze igihe gito ashyizeho iyakunze cyane, agasiga akanze like, ubundi akandikaho amagambo agaragaza ko afitanye isiri n'uyu mukobwa ubusanzwe witwa Mbabazi Shadia. Davido yerekanye ko yakunze Shaddy Boo biciye mu mafoto ye yarebye ahereye ku y'uyu mugore yashyizeho muri Mutarama 2018 kugeza ku yaherukaga kujyaho. Mu mafoto Davido yanditseho kuri Instagram ya Shaddy Boo hariyo yashyizeho agashushanyo gafite udutima ku maso, undi nawe amwereka ko yanyuzwe ashyiraho agafite umutima umwe n'undi mutima munini utukura ku ruhande. Umuhanzi akaba DJ Marno adaciye ku ruhande yavuze ko nta musore utakwifuza Shaddy Boo. Icyo gihe yagize ati, usibye ko abantu bavuga ngo ndabivuze, ninde utakwifuza kugirana umubano wihariye na Shaddy Boo? Gize amahirwe bikaba, si mwiza se, ntasa neza se, abagira gaze barya kare. Ya nuko ntazi gutereta, mba gihura n'umukobwa nkavuga ibigambo byinshi, byageze aho bibaye byinshi amfata nka musaza we. Nubwo bimeze gutya ariko wakuze kumvikana mu itangazamakuru avuga ko yazinutswe abagabo, cyane cyane iyo bigeze ku ngingo yo kongera gushaka kubera agahinda yagiriye mu rukundo. Uyu mugore ntabwo ajya aca ku ruhande, agaragaza ko yakuze yifuza kuzaba umuherwekazi kandi akamamara. Mu kiganiro yagiranye na Yago kuri Yago TV show yagize ati, nakuze numva ko nzaba umugore w'umukire ariko ntazi uburyo nzabamo umukire. Nakuze numva nzanamenyekana ariko ntazi uburyo bizagenda, kuko sinari umukinnyi wa filime, umuririmbyi cyangwa undi munyempano. Nageze ku bukire mbere yo kwamamara, kuko njye ubwo nashakaga ni ukubona ku maraso yanjye. Ubu mfite abana 2 ndetse ndumva ibyo bihagije kuba umukire. Ikindi kuba nzwi ni ishema, ni ibintu nifuje nkiri umwana kandi nabigezeho. Tariki 25 Gashyantare 2021 Shaddy Boo yagaragaje ku mbuga nkoranyambaga ko yatangiye gushyira amafoto n'amashusho kuri rumwe mu mbuga zizwiho gucururizwaho amashusho n'amafoto byiganjemo iby'urukozasoni. Kureba ibyo Shaddy Boo ashyira kuri uru rubuga, umuntu asabwa kwishyura arenga amadolari 50 ku kwezi. Yatangiye gukoresha uru rubuga guhera mu mwaka wa 2019. Shaddy Boo kuri ubu uri mu myiteguro yo kwibaruka umwana wa 3 azabyarana na Janomazi. Bamaze iminsi bakundana ariko bakaba bashobora kuba baratandukanye mu minsi ishize ubwo yizizaga isabukuru y'imyaka 32 yishogoye ku bagore bose. Avuga ko nta n'umwe wamuhiga uburanga kuri uyu mugabane mwiza wirabura. Si ibyo gusa kandi ikindi kintu yakoze kikibazwaho na benshi ni ukuntu yavuze ko adakunda abakene. Ibi yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abakunzi be ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Shaddy Boo wavugaga yisekera yagaragaje ko mu buzima habaho abantu beza n'ababi, ariko abantu bakennye bagira umujinya n'umushiha bya hato na hato. Ati, abantu benshi badafite ubushobozi bwo kubaho bwa buri munsi bagira umushiha cyane, usanga hafi ya bose bahorana umutima mubi udafite n'aho ushingiye. Shaddy Boo yagaragaje ko kandi abantu benshi muri iyi minsi bari kwitwaza Imana bakabishyanya, aho yakomoje ku bantu bari gukora ubukwe nyuma y'igihe gito bagatandukana. Shaddy Boo yagaragaje ko kubera kwiheba benshi bagana insengero bagamije gukuramo abakunzi, bababona bakiyorobeka agahe gato ubundi intambara zigatangira. Ati, njye ntinya Imana, niyo mpamvu utazambona nishushanya. Ikindi kandi abantu benshi bajya mu mazu y'Imana bagamije gushaka ubuhungiro cyangwa kujya mu rusengero bagamije gushaka abo kubana nabo, bababona bikarangiriraho ukumva ngo runaka na runaka batandukanye.
Muri iki kiganiro kitarangiye, Shadibu yemeje ko yaje gufata umwanzuro wo kwitonda agatandukana n'uwa mbere nubwo ngo nabyo byamukozeho. Gayo nguko tubibutse ko Shadibu ari umwe mu banyarwanda bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, barengeje miliyoni y'aba-followers. Kwikina kwe rero byaba bifite ishingiro. Turabashimiye cyane. Njye nitwa Fabrice Murinzi. Mwibuke mukore subscribe kuri Malayika Murinzi, dukomeze kubana. Imana ibarinde mwese. Ciao, shalom.